Yes, nongeye kuba ikaze shuti bakunze wa Mari TV nizere ko umeze neza cyane umugoroba mwiza wo ku itariki 27. Twari tuje mu makuru yacu n'umugoroba ndi kumwe na Senama nk'ibisanzwe. Bwana Senama umeze neza? Turakomeye Mari. Makuru y'iminsi no weekend yose ntabwo twakoranye. Warabuze. Weekend yagenze neza narwaye. Narwaye rwose ubu ngubu n'abantu bari kumbona kuri kamera naje mu yindi sura nshya. Amba ibyo bita ngo na amadarubindi. Kubera narwaye amaso ijoro yarabyimbye, ndwaye amaso yarabyimbye. Rero maze igihe nameze neza niyo mpamvu tutabashije gukorana mwino weekend. Dasosa rero bwana Senama ngo wayikaze mu makuru y'uno mugoroba ariko tuba dukangurire abakunzi wa Mari TV gukora icyo bita subscribe. Ubundi kandi ababikoze bo bahona akazi ko gukora like share ndetse na commentaire bakaziduha. Tutabatinde rero ndashaka kugira ngo twinjire muri update z'uno mugoroba. Inkuru nshaka kugira ngo duhereho ni inkuru ifite umutwe ugira uti akabayicwende ni koga. Niyo koze ngo ni gaca. Niyo koze ngo ni gaca. Niyo gakeye ngo ni gashira umunuko. Yagushiraho rwose. Impamvu ni ihero bwana Senama. Amakuru angeraho muno mugoroba avuga yuko bamwe muri ba basirikare ba M23 bavuye muri FARDC bakaba barasoje formation ejo bundi aho bita Rumangabo bangana n'ibihumbi 7437 ifiki niba atari ibihumbi 7347 437. Muri abo basirikare murabyibuka ukuntu igikuba cyacitse Kinshasa bakandika Kisekeda kavuga ati mutangire mu barase mu bahindukane haduyi mu barase uriya Jike Kayiko nawe akaza kavuga ati rwose abazemera kuva mu icyo gisirikare mukagaruka muri FARDC tuzabongera umushahara tubahembe. Harimo ababyumvise bwana Senama bimwe twavugaga abantu bakanseka ati Marisi wowe nagoze ibya gisirikare ati turabizi neza ko babigishije bakabakomveka ati iyo mitima mibi yabavuyemo ubundi ngo bagenda biruka. Ntago ariko bimeze mu gisirikare ubundi bajya bavuga ngo mu bantu batanu haba harimo umwe wahaduye abandi bane ari bo bazima. None rero mu basirikare 7,000 baherutse kurangiza bavuye muri FARDC ngo harimo abakomeje kugenda batoroka igisirikare cya M23. Impamvu ni rero bwana Senama. Natangiye mvuga ngo akabayicwende ni koga. Aba basirikare umwe muri bo yaravuze ngo komanda wetu ndiye mwizi. Ndiye anatuambia tuende kushika mali. Atari kanga muri M23 niyo wiyibiye akabombo muri butike ngo bahita bagufunga. Ibingira byo bakubwiraga ngo akabecwe niko wakubera iki aba basirikare bafite imico bamenyereye kwiba hari abatanze bitazabakundira. None ubwo rero banje ni bya bindi nigeze guha urugero rwa bana bo ku muhanda. Umufasha ukamuvana harya tubere ukamujyana harya mureke buri gitondo. Ntabwo yahamara akazi. Igitangaje rero nuko hari uwageze muri Warikare ngarabatekereza babwira ukuntu ngo muri M23 ngo aba discipline ikomeye cyane ngo nahantu ari ubuzima bugoye ngo biragoye kwinyagambura ngo ukora gakosa gato bakabura gufunze ngo nushobora kugira muri centre ari ikintu bita sinzi ukuntu babyita muri terme ya gisirikare ngiyo mugeze muri centre mukayita ngo muyisahura muyisaka yose ngo ushobora kugira muri centre ngo wakibira nakaduka ngo wakijya no mwiduka gushika imari ngo bakahita bagufunga ariko ngo twebwe ngo babyibuka ko ngo muri FARDC ngo komanda wacu nawe muntu watubwiraga ngo tujye kwiba tuzana imari ngo twari tubayeho neza tubona amafaranga ngarika ahangaha ngo ushobora kumana icyumwe na sengsa ngo yo kugura itabe 3. Mu yandi magambo ikintu cyabagoye ni discipline yo muri M23. Ariko nanone ngo haracyari ibihumbi 7 bitarapfukamira bayari. Bitapfukamira bayari byo ntibizabura ntagira bikazabaho. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo haracyari ibihumbi 7 bitapfukamira bayari. Nubwo bimeze gutyo harimo abari kugenda batoroka. Indi bizabwira
harimo abandi bamaze kuyoboka bamaze gufata icyemezo cyo kujoininga M23 kuko babikuye ku mutima. Yego nibyo Textion tukura hano mu mujyi mu nyubako ya Tropical Plaza ruguru neza na parking za Chic witegeye Kigali Universe. Urahasanga ibikoresho byose bikoreshwa mu rugo, muri business ndetse no mu nganda kuko dufite stock nini. Niyo mpamvu tugurisha mu kiranguzo. Urahasanga amafuru yotsa imigati, amafuru yotsa inyama neza ya originali, amateleviziyo ya originali, imashini zikora ikawa za konjerateri za originali, amafirigo ya originali ndetse n'imashini zivanga ifarini, hari amagare, air conditioner, imashini zimesa, kwizine za originali, iminzani komera ndetse na safe zo gukoresha mu rugo no muri banke n'utundi dukoresho twiza twa originali. Business ndetse n'inganda nimutangweyo. Dukorera mu nyubako ya Tropical Plaza hano mu mujyi wa Kigali ndetse no muri quartier commerciale ahazwi nka Sawasawa, ni ku nyubako ya 4 mu koko kw'iburyo uturutse ku isoko rya Nyarugenge. Ku bundi busobanuro duhamagaye kuri 0780 90 60 44 cyangwa se 0788 24 78 83 ubundi uhagera nawe ucimaka. Textion yabaye igisubizo kirambye. So rero iyi nkuru yangezeho numva rwose ratangaje ndi nshaka kugira ngo nkurikizeho nayo igishyushye ngo ni indege bivugwa ko zagaragaye mu kirere cya Goma. Iyi ndege abantu yaminiza indege cyangwa se no nkuru abantu benshi bakomeje kuyibeshyaho hano hanze heza inkuru z'ibihuha, ariko kandi none hakabamo abantu batabasha gucagura neza cyangwa se ngo bashaka amakuru ya nyayo. Hari imbuga za Wazalendo, hari imbuga za CMC, hari imbuga z'abantu nyine bashinzwe za FDL zishinzwe gutanga ibinyoma. Hari urubuga ngewe nabagaho admin warwo yajyaga nyohereza ibintu ngo mbivuge. Yego. Ahubwo ati rero nge sinyanangaza inkuru nafitiye source nyuma baza kurakara bankuraho kubera ko ngo nabakorera ibyo bifuza. Uri kumva izo mbuga rero nizo zijya zitangaza ngo Corneille Nangaa yarashwe koko hakabamo ibindi binyamakuru bigendera mu Kigali bikabitangaza. Izo mbuga kandi nizo zijya zitangaza ngo mu mujyi wa Goma byacitse reka ngo indege za Sukhoi zagaragaye mu kirere. Amakuru mfite nkura mu buyobozi bwa M23 cyangwa se n'abandi bantu bashinzwe ibijyanye n'ikirere bambwiye ko izi ndege ari indege ebyiri za Air Abu Dhabi. Ubundi ni indege imwe yahanyuze Bwana Marisi na SS tunayikoraho n'inkuru. Yego. Saa 3:03. Saa 3 ni indege gisivile ya Airbus yo mu bwoko bwa nyine ngo ya company yitwa Abu Dhabi. Ni Boeing. Noneho rero byageze saa 5 hongera haca hindi. Boeing 777 akanyerezo 31. Voilà, byageze saa 5 haca hindi nayo ya gisivile. Izo ndege rero ngo nizikoresha ikirere n'ubundi cyariya muri Goma cyangwa se zica hejuru y'ahantu M23 igenzura nkuko n'ubundi ari ibintu bisanzwe. So igikuba rero cyacitse kubera ko mu mujyi wa Goma niba nyine ari ibintu bitarimenyerewe kongera kubona indege mu kirere cya Goma byabaye igikuba. Bamwe baravuga bati ni Sukhoi za Kisekedi. Yabisobanuye kurasa. Ndabona indege ngo byari kurasa nicyo cyabateye ubwo. Ariko se Bwana Senama we tuvugisha ukuri ko Kisekedi aza ko afite ubushobozi bwo kurasa Goma na Bukavu n'abarabikoze. Ntabwo afite ahubwo ejo bahoze barira. Nyuma y'ibitero by'indege ubu ngubu bashinze ntabwo nabikweretse ko Marisi uzi ko tumaze iminsi utari kuri imihanda. Maze iminsi nari kuri imihanda narwaye nabwiye ko ndwaye imeze nabi. Reka ndabishaka ndaza kubiguha. Bashinze uburyo bw'ubwirinzi hose ejo bahoze barira Kinshasa aho ziri. Ngo ibitero by'indege ngo byari birembeje none ngo bashyizeho ubwirinzi. Bashyizeho ubwirinzi none ngo birakomeye ngo ntabwo Kinshasa izongera gukoresha indege. Ni ukuvuga in fact iyo biza kuba ari ibishobokera Kisekedi aba yarabatesheje umutwe akazajya barasaho buri munsi. Ntabwo yari kujya hirya iriya mu mibyuko, yari kujya arasa hano mu mijyi. Yari kuzajya barasa. Uri kumva
rero impamvu atabikoze ni uko ntabwo simuhe yabagiriye ahubwo byaramunaniye M23 ngo ifite ubwirinzi burinda iriya migi uko ari ibiri yazanye ubundi noneho burenze yazanye ubundi bushobora ahubwo bambwiye ngo siba ukumena amabanga y'abandi ariko ahubwo bambwiye ngo bafite ngo ku buryo indege ishobora kuba ikiri kisangane bakayibona ariko se niba wabonye ko wa muntu yabivuze uriya muntu waganiraga naramuguhaye ndetse waramumaye wa wundi umwe watangaga ubuhamya nawe ubwo ari muri ba bandi bari kugenda batoroka dore ngubu barimo barira reka mbuguhe Marisi ndabufite si bwa wundi w'amahari ari kumwe na generali uriya wo mu bantu wo mu ubwirinzi bushya yewe wo muri za warikare ubwirinzi ndi kububona inka yanjye uburyo bushya bwaje kiseke byavugaga atarabona aho se nawe ufite amakuru bikomeze kiseke sinari mararira kuva aho ibyo bihagereye ufite amakuru pe nk'amafoto ugira nawe ubona ifoto neza yaho ubuteretse ko nawe wanze uri nasira ngo bajya guhaguruka bababonye icyo bajya gukora bajya kugikora bababonye n'ikirere bacyanarinda yego ngahe nguko rero bwana Senama tukina amakuru ya update amakuru mashya tujye muri Bukavu yego Bukavu rero habaye icyago reka mbyite ko ari icyago gikomeye cyane kuko ngo habaye inkongi y'umuriro ikomeye yaje no guhitana ubuzima bw'abantu waguyemo abantu 13 mwari ngende kubona 14 bwo wenda imibare ishobora kubinyuranya yo kumva ko ari hafi aho ngaho nyuma je nayibonye mbere ari 13 ngo abantu 14 nibo bahitanywe n'inkongi y'umuriro ngo yatwitse amazu menshi cyane n'ijoro ryakeye tariki ya 23/27 z'ukwezi kwa 10 muri quartier yitwa Mosala yego avenue yitwa Maendeleo muri commune ya Kadoto yego inkongi y'umuriro yatwitse amazu abantu bari baryamye batabashije gusohokamo ngo bahiriyemo barapfa ni ibintu rero biriya nkongi bishobora kuba kuva mu mpeshyi ngo irishoboye ushobora kuba ari nk'iya 42 nka yanjye ibintu bikomeye muri Bukavu rimwe nakubwira ngo amakuru y'abazayendo kuntu aza ari akasamutwe arwanditse ngo ni igitero cya drone yagabye Bukavu barikira igitabo gaseka igitero cya drone yagabye Bukavu ngira hatwika abazarendo babikira igitabo gaseka rero ikintu kinababaje n'ukuntu ushyira nk'inkuru muri group ukajya kubona umuntu ahisa kwataka rwose ari serie yigize serie akakubeshyuza akavuga turabeshya ahubwo dore ukuri nuku so rero ni ibintu nyine biba bitangaje cyane bwana Senama rero wakomeza n'izindi update yego update ya mbere nubwo bwirinzi bukomeye ikisha saba barimo barabira ko ngo AFCM 23 hari hasanzwe haterwa ngo yashinzwe ubwirinzi budasanzwe ikindi twavuga ni uko hari ibitero ahantu hatandukanye nko muri Kivu y'Amajyepfo hari ibitero bikaba biri ahitwa reka ndebe cyabereye igitero ibyo byose ni muri biriya bice byo mu nkengero za Ruwinja ahagana Twangiza niho bateye ariko ntabwo ari igitero gitanganye ariko nabonye M23 yasohora itangazo wamugani amatangazo birasohotse mu kanya hari rimwe ryihanganisha diyoseze ya Goma kuko hari umugabo wahoze ari musenyeri musenyeri igihe kirekire kuva 2004 kugeza 2010 yari akuze yarageze mu myaka 93 aho ngaho ejo saa 4 n'igice yitabye Imana basohorera itangazo ryihanganisha diyoseze ya Goma bisohora n'ibindi bivuga kuri biriya babeshye ngo muri Twagiza ngo AFCM 23 kuvanamo amafaranga angana kuri buri iyo ry'agaciro barimo babinyomoza ngira ngo rirahari sizi niba wayabonye
matangazo nabonye nyine bavuga ko Twangiza ngo urubuga rwa Twangiza ngo rugiye guteza imiserero cyane rwose. Ubwo rero amatangazo basohoye nayo ngabiri naho kubijyanye n'imirwano baravuga ko kandi irimo kubera hariyo bavuga ngo irimo kubera ahitwa Mbuyi hafi ya Myeso ariko sindabyemera uko sindabigenzura neza uko bibaye ari Mbuyi ni hagati na hagati sinzi abo bantu aho batera baturutse reka ari bamwe bazajya basigaramo hagati ibindi bitero ni biriya bya Twangiza muri biriya bice ariko ntabwo ari muri Twangiza mu kigo ni mu mpande zaho aho abazarendo bateye ariko bakubiswe bakaba basubiza inyuma ahandi bimeze nabi ni muri teritwari ya Fizi aho imitwe ibiri y'abazarendo irimo isubiranamo umutwe uyobowe na William Amuri Yakutumba ukaba ari ujya w'abafurero umutwe uyobowe na Ngoma Nzito wonu w'ababembe izo mpande zombi zasubiranyemo hamaze gupfa abantu bagera muri 4 cyeka Gana Senama nibona guce mu ijambo ubwo ntabwo wabicuritse nte ababemba ahubwo nabo kwa William Yakutumba abafurero nabangaba buroza bishambuka Ngoma Nzito yego aba rero barimo barapfa ibintu by'amabariyeri ukongera bagapfa n'inka bamwe bashatse gushorera inka zabo abandi batumika zisorera yego ariko birumvikana ni inka baba barasahuye mu nzuri z'abanyamurenge ntabwo basanzwe borora rero bamaze uyu munsi ugiye kuwa gatatu bararwana urusasu ku rundi wese hari yarumva yo atangiye gupfa ntabwo biba byoroshye bityo umuyobozi wa teritwari ya Fizi yarimo atabaza yaza leta ko yagira icyo ikora kugira ngo iriya ntambara ihanganishije bariya bombi ihoshe yego kugira ngo muri make nayo ngayo Bwana Senama rero nanjye reka nkomeze nayo nari nsigaranye make tujye aho bita muri Lubero Lubero M23 imaze icyumweru cyose muri operation y'umuriro cyane aho bita muri Kipese aho wazarendo bari kumwe na FARDC batatse M23 muri Kipese nyine ibi nibo byibuka neza ni nyuma yaho guverineri militaire General Somoka Kule Vakiste yaherutse kubakoresha icyo twakwita nka floning cyangwa se ku inama urumva maze abasezeranya ko bagiye kurwana bivuye inyuma bityo bakazahembwa birushijeho ngira ngo nabyibuka ko n'itsinda rigeze kuva Kinshasa uryajeje kugenzura ibijyanye n'inkomere uko zivurwa nuko zirwaye mu bitaro ibyo byabaye nka motivation kuri bo maze baratera cyangwa se bajya mu ntambara batizigamye rero wazarendo bakimara guhabwa ayo mabwiriza bahise bataka M23 bita muri Kipese M23 bayiteye yaramenye amakuru maze isangara biteguye gusa rero Bwana Senama nago bano ba FARDC cyangwa se bano bazando byize kuba nago byize bibahira ko M23 bahaye isomo rikomeye cyane yarabarashe iragenda bageza ahantu bita Masereka imbere neza y'ibindiro bya UPDF none M23 bavuze ati abavuna muheto nitukomeza kubona sa turashiduka twacakiranye n'ingabo z'abagande kandi baba babizi kuko ngira ngo wenda mu bintu bya gisirikare ubu bizi neza iyo ugiye kugira mu bindi bindiro cyangwa se no kuntu mukominikana barageze batavuga ati reka tubareka dore bahungiye muri UPDF none M23 igira gutya isubira inyuma ariko amakuru avuga yuko bari bateye ari benshi ndetse ngo n'indege ari herutse kuzana ibikoresho ahantu bita Beni ku kibuga cy'indege cya Mavivi bityo rero ngo bari bafite ikiswe igikoresho Bwana Senama nayo mpamvu intambara isa nkaho yamaze icyumweru cyose reka mbyite gutyo rero M23 ngo yafata ibikoresho byinshi cyane ihafatira n'imbunda nshyashya z'imizinga kubera ko ngo nibwo indege yari kizizana bafatira n'amaboxes y'amasasu amabox y'amasasu menshi cyane reka nkubwire ibice M23 yafashe mu iyo mirwano yafashe ibice birimo Vivutama ifata Kisanga ifata na Karangira byose byabaye Tombe ni muri Lubero aha rero yego
niho guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ariko ngenda mwita wo mu Bishokoro wo mu Bishokoro kuko yataza kuba mu Bishokoro aba ari igome uriya General Somo Kakure Evariste niyo yahereye avuga ngo AFCM 23 ngongeye gukora ikindi gikorwa cy'ubushotoranyi ngo yarashe aho hantu uvuze ariko urumva ko nibo bayishotoye irabasharira rwose by'umwihariko rero nyine nk'uko namaze kubikubwira M23 ku munsi w'ejo ku 26 nibwo twakwita ko yariyo finale ntabwo nabyita demi finale kuko yari finale kuko imirwano yahagaze ejo urumva ejo ku 26 nibwo M23 yabirutseho nyine ihita ibambura Vivutama ibambura Karangira ibambura Kisanga ibambura Nyamitara aho sakaba muri Agiseke Pesere kiza Masereka ni muri groupement rero ya Ruhongo muri chefferie y'Abaswaga imirwano by'umwihariko yari ifite umurego ku munsi w'ejo aho coalition ya FARDC nyine coalition ya leta muri rusange yaje gukubitwa maze ifatanwa bino bice byose babambura imbunda babambura n'ababogisi y'amasasu ngo abarwanyi benshi ba coalition ngo ya Kinshasa bafashwe matekwa mu karere ka Kisanga amakuru yamenyekanye nuko mu bafashwe harimo abakoloneli babiri bawazarendo bazwe ku mazina ngo ya Colonel Charles Mumbere alias Mike Chari n'uwo bita Colonel Boroke Mulorja wa Kakule wa Simba inka yanjye iyi mirwano rero ni yari iherutse muri Grand Nord by'umwihariko muri za Rubero ngo bikaba rero byatumye abaturage bagira ubwoba kubera ko batari baherutse nyine kumva imirwano rero ubwo bamaze igihe ino minsi bamazemo bari mu mirwano nyine ngo bagize ubwoba benshi barahunga berekeza Butembo abandi berekeza Chavinyonge muri territoire ya Beni ngaye nguko nuko byari byifashe dusoza rero reka ngusabe kugira commentaire tuvuga kwa zino warning zikomeje guhabwa abarundi ingabo z'abarundi ngo zagose Minembwe zikaba zifite gahunda ngo yo gutsemba abanyamurenge ngira ngo nabizi ko ngo batanze amasaha y'inyiranarengwa yo kuba abaturage bamaze kuva mu bice bigenzurwa na M23 ndetse natwirwaneho rero abarimo Moise Nyarugabo ngo yaburiye abarundi kuvana ingabo zabo zigeze mu 10,000 zikaba zizengurutse Minembwe ndetse na Bertrand Bishimwa yongeye kugaruka kwino nkuru ariko we yakoresha amagambo akomeye cyane aho reka ngusomere vase ya nyuma nibisobanura neza kwino nkuru dukesha MCN aho nyine yasoje anenga bikomeye cyane perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse avuga yuko arajwe inshinga ngo biramubabaza cyane kubona perezida w'u Burundi arajwe inshinga cyangwa se ashishikajwe no kwivanga mu bibazo by'abanyekongo Bertrand Bishimwa yashimangiye ko ibingibi ari ibikorwa by'ubugwari bigamije guteranya abaturage b'abarundi ndetse n'abaturage b'abanyekongo dore ibikorwa barimo ibikorwa bari gukora bigira ingaruka ku baturage bombi hari kuva inka n'abageni hari kuva ubushuti bugamije guhahirana ubucuruzi n'iki hava mu rwango rero Bertrand Bishimwa yagize ati ibi bizamukoraho mu bihe bizaza ubwo yabwiraga nde yabwiraga perezida w'u Burundi yagize ati rero turasaba ingabo z'u Burundi zaciye ingando mu misozi ya Minembwe ko zayivaho zikajya iwabo bikiri byiza ati niba tabikora ku neza tuzabasubizayo ku nabi aya magambo ni Bertrand Bishimwa wayivugiye bwana se namadusoza ahangaha urabona hagiye guturika miki ahangaha ni narakubwiye iriya ntandaro izagenda yimbuka ushobora kubona yambutse umupaka yego ushobora kubona ifashe indi ntera ubundi ntambara Uburundi bwagendaga bukagiye bukarwana bukagaruka cyangwa se bamwe bakagwayo nabyo bibaho ariko ubu ngubu ugiye kubona bamwe bahagaze hakurya y'amazi abandi hakuno barebana y'ingwe kuko Uburundi buriya bwahezemo hagati y'ibintu bibiri uri mu kintu bita dailema guhera mu gihirahiro mu gihirahiro ni mu rungabangabo ukayoberwaho ufata naho ureka
ibi rero bikaba bizarangira gute mu mboni zawe? Mu mboni zanjye ariko yarabivuze Nyarugabo. gusa nanone se nama nubwo gushingira ku byavuzwe n'abantu bayobozi nabo bari kubashinza ko bakoresha amagambo gusa. Bari abayobozi kuko rwose muri commentaire nagiye mbona nyinshi cyane bari kuvuga bati mureke gukomeza kuvuga amagambo gusa mu bishyire mu bikorwa tubibone. Ibindi bikaza abo bavuga batyo niko baba batekereza, ariko abandi burya muri baba bafite uburyo bategura ibintu byabo. Nyine wenda babashyize amarangamutima gisivile no gushyashyariza intambara ari Burundi. Reka uzarebe Marishi, abafana iyo bareba hanze y'ikibuga bareba abantu bakina umupira wagira ngo nibo bazi gukina, baba babona amakosa menshi cyane mu kibuga. Babona uri mu kibuga afite amakosa cyane rwose ngo mu kibuga aba afite uburyo bwe bwo gukina. umufana burya ngo abona amakosa menshi cyane kubera mu kibuga kumva rwose ngo yagenda akabikosora, kumva byoroshye, kandi ngo utawusya bwita ubumera. Ariya ni ay'abafana bamubaye y'abafana, ariko uruhande rwa Bertrand Bisimwa rushobora kuba rufite ibyo rurimo gutegura, ariko uruhande rwa Ndayishimiye rushobora kuba rufite ibyo rurimo gutegura. Abantu rero bajya bavuga ngo igihe ni umwarimu mwiza, reka igihe kizabitwereka. Gusa nanone ngo abanyamurenge amarira yabo ukomeje kuba menshi, se ni amakano ukirengagize. Ibyo bintu bahora batabaza Marie, batabaza, kandi iyo wumvise mu munsi batwaye umwe cyangwa babiri cyangwa batatu, ngira ngo mu minsi yashize hari abagiye mu mirima yabo cyangwa ku isoko barabafata, n'ubu barababuze. Ibyo bibabaje birababaza, kandi ntabwo ari ubu gusa, ni kuva 2017 batabaza kugeza uyu munsi. Urumva haciye imyaka igera mu 8 irihiritse 9 hafi aho muri icyo kibazo. Buriya gutabaza harimo ibintu bibiri, ushobora gutabaza bakagutabara, burya gutabaza ni no gutanga abagabo, umenya ko umuntu runaka arimo aguhohotera. Rero Marisi, icyo nkubwira, ntabwo abafana bari hanze barimo bareba umuntu uri mu kibuga aribo bamubwiriza ngo kora ibi, cyangwa se ntabwo akora ibyo bamubwiye, ahubwo burya bafite ukuntu yateguye ibintu. Ibyo rero uruhande rumwe cyangwa urundi rwateguye ibyo tuzabona mu bihe biri imbere. Abantu turambirwa vuba. Ugiye kureba kiriya kibazo igihe cyatangiriye, igihe abarundi bahereye barwana na AFCM 23, cyangwa ko bamaze kubirukansa ibirometero birenga 400. Yego, kuva za Kicanga ukabamanuka ukabageza hariya bari umunsi, ibirometero birarenga 400. Urumva rero niba bimeze gutyo, ejo bundi uzabona kuri kwabyo bigaragara. Kandi nguko rero wabivuze neza ngo umucamanza mwiza ni igihe, reka tugeze turebe igihe ubwo. Karase na mareka turasoreza ahangaha, ngushimire ku makuru umugoroba, tunashimira abaduteze amatwi. Urakoze cyane Marie. Naho mu makuru akurikira. Yego nibyo, Textion tukura hano mu mujyi mu nyubako ya Tropical Plaza, ruguru neza na parking za Chic. Wawitegeye Kigali Universe, urahasanga ibikoresho byose bikoreshwa mu rugo, muri business ndetse no mu nganda, kuko dufite stock nini, niyo mpamvu tugurisha mu kiranguzo. Urahasanga amafuru yotsa imigati, amafuru yotsa inyama neza ya originali, amateleviziyo ya originali, imashini zikora ikawa za konjerateri za originali, amafirigo ya originali ndetse n'imashini zivanga ifarini, hari amagare, air conditioner, imashini zimesa, kwizine za originali, iminzani komera ndetse na safe zo gukoresha mu rugo no muri banke,
n'utundi dukoresho twiza twa originali. Business ndetse n'inganda nimutangweyo. Dukorera mu nyubako ya Tropical Plaza hano mu mujyi wa Kigali ndetse no muri quartier commerciale ahazwi nka Sawasawa, ni ku nyubako ya 4 mu koko kw'iburyo uturutse ku isoko rya Nyarugenge. Ku bundi busobanuro duhamage kuri 0780 90 60 44 cyangwa se 0788 24 78 83 ubundi uhagera nawe ucimaka. Taction yabaye igisubizo kirambye.